Ndabasuhuje ikaze ku makuru y'urugamba avuga kuri ino filime musore mu kiretwa MK Original, aho size ngizi tugiye kuyirebera hamwe ubundi tukayisesengura tukayiva imuzini muzingo. Ndabasuhuje rero kandi bashishikariza gukurikirana ino commentaire igiye kunyura kuri no muyoboro mugari wa YouTube. Sizingizi aho MK Original yagize gutya gakunda umwana w'umukobwa witwa Cyusa, ariko agakomeza kubihisha akabihamisha mu mutima we. Nagira ngo mbabwire yuko yarangije kubisohora urukundo nyarukundo, noneho rutangiye kwigaragaza, atangiye kubigaragariza n'ababyeyi ba Cyusa. Aho Cyusa nawe yagize gutya agahisha mama we, ari we mama Cyusa, yuko akundana n'umuvandimwe witwa MK Original. Na Cyusa nawe Sizingizi yarangije kubyemera, yarangije ku makuru kuyashyira hanze byeruye, yarangije kwemerera mama we yuko akundana n'umuhungu witwa MK Original. Kandi nanongeye kubasuhuza mbabaza ngo munyandikire hasi muri komenti umuvandimwe witwa Kayi naza kumenya yuko umuvandimwe witwa Cyusa yarangije kwemerera MK urukundo, akaba yanabyemeye yabisize hanze ukuntu biza kugenda. Ese biraza kugenda gute? Biraza gucura iki inko filime ikomeza kuba filime kandi hakazamo intambara ziteye ubwoba? Ikaze rero kuri no muyoboro mugari wa YouTube channel, umuze mwongere twihuriza hamwe maze dusesengura ino filime y'umusore w'umukire, turebere hamwe ibiri mu biravugwa kuri no muyoboro mugari wa YouTube, maze nze mbabwire ku bya MK Original TV. Ubundi nongere tuganire kuri no mukobwa witwa Cyusa ndetse na Idirisa na mama Cyusa ndetse na MK Original na Kamariza ndetse na Najibu na Kayi. Mbahaye ikaze rero ngo mukurikirane kino kiganiro kandi muri ko gukanda subscribe utarakanda subscribe, aho ngiye kuzajya mbivuga mu magambo bagiye batangaza bo ubwabo. Noneho nkanjye nk'umusamariya mwaza hano twihuriza hamwe mbasobanura buryo ki bagiye bavuga ayo magambo, n'icyabateye kuyivuga, n'icyabateye cyatumye bashyira hanze izo nkuru. Mbahaye ikaze rero kuri uyu muyoboro mugari wa YouTube. Byatangiye umuvandimwe witwa mama Cyusa arimo arabaza Cyusa impamvu nimba akundana na MK Original cyangwa se akunda Kayi. Aho yamubajije muri aya magambo, yamubajije ati: Cyusa mwana wanjye, urabizi yuko nakubyaye bimvunnye, niwe mukobwa ngira umwe rukumbi na undi mwana ngira, niyo mpamvu ngukunda. Ati Sizingizi inizere ko utari bumbeshye, ngiye kukubaza bimwe mu bintu bituma, kuko hari ukuntu nsigaye nkubona, ngiye kukubaza impamvu udakunda uriya mwana w'umuhungu witwa Kayi. Ese ushobora kuba ufite undi mukunzi ko hari uwo nabonye nkeka? Ati kagira inkuru rero kaze neza mboga zizanye, reka nze nkuvire imuzini muzingo. Umuvandimwe witwa Cyusa yamubwiye ati mama banza unyumve neza, nagira ngo Sizingizi nkubwire yuko ngukunda nka mama wanjye, na wundi mubyeyi nakunganya nawe narabiguhishe yuko nkundana n'uriya mwana w'umuhungu witwa MK Original, kuko mwebwe mwari mufite uwo mwankingiye witwa Kayi. Nakomeje kubihisha rero. Ati Sizingizi nicyo gihe ngo mbashe kukubwiza ukuri. Yabimubwiye muri aya magambo. Ati umuvandimwe witwa MK Original avindimwe n'umwana w'umuhungu witwa Kayi mushaka kunkingira ku gahato. Ati ariko njyewe sinari mbizi, nagira ngo nkubwire ko Kayi twamenyanye narangije kumenyana n'uriya mwana w'umuhungu witwa MK Original. MK Original ndamukunda cyane, ahubwo sinzi ikizanandukanya nawe. Ati kuko siniteguye kubana na mukuru we Kayi, ahubwo niteguye kubana n'uriya mwana w'umuhungu witwa MK Original. Ati kuko urukundo mukunda sinzi yuko hari undi muntu narukunda. Mama Cyusa ibintu byamushobeye cyane akimara kumva iyo nkuru, ariko nawe yabuze ukuntu abigenza. Aho yagize gutya aramubwira ati Sizingizi nanjye sinkushyigikiye ku bwaso, ugira ngo business ye igende neza. Ukunda ugukunda, kuko udakunda akunda abandi. Ubwo nshatse kuvuga iki? Komeza wikundire MK Original, nzagufasha rura rugamba rwo gukomeza akwanga Cyusa. Hahise haza Idirisa araza nawe abivuga muri amagambo, ariko we yarari ku ruhande rwa Idirisa. Idirisa yageze gutya abaza Cyusa ati Cyusa mwana wanjye, nakubyaye uri umwe, hari amakuru nshaka kukumenyaho, nizere yuko ndiso utari buyamishe. Ese ushobora kuba ufite undi mukunzi, niyo mpamvu wanze uriya mwana w'umuhungu witwa Kayi w'umushoramari? Cyusa yamushubije ati papa banza unyumve neza nanjye ngire ikintu nkubwira. Ati rwose nagira ngo nkubwire yuko Kayi namukunda, sinzi n'ahantu rwose n'urukundo ruzigera ruva. Ati kuko mfite undi mwana w'umusore ngiye ndi gukunda muri no minsi.
Akimara kumubwira ayo magambo, umuvandimwe witwa Idirisa yatekereje kuri zimwe mu migabane bagiye bamunagamo za company ndetse n'amafaranga Kayi yamuhaye kugira ngo atsindire umutima wa Cyusa biramurenga, aho yahise amubwira ati mbabarira uceceke rwose, geze aho ngaho hari inkuru nashaka kumva mu matwi yanjye, atubonye nibura wenda yabumbwiye yuko ukunda Kayi koko. Umuvandimwe witwa Cyusa yahise aceceka nk'ukuntu bari bamusabye, ubundi ntiyagira andi makuru yongera gutangaza. Aho hahise hakurikiraho umwana w'umuhungu witwa MK Original, ubundi aza kwa papa Cyusa ndetse na mama Diane, aza kwisurira umwana we w'umukobwa witwa Cyusa bakundana. Aho yagize gutya ubundi agakomanga, ubundi bakamufungurira amarembo bakamubwira ati injira, ntabwo hakinze. Akinjira mu nzu n'ubundi uko bisanzwe yaje asanga bari bari muri zo nkuru. Aho yagize gutya agasuhuza Cyusa uko bisanzwe kugira ngo akomeze kuyobya uburari, ndetse yarangiza agasuhuza na mama Cyusa, agasuhuza ndetse na papa Cyusa. Papa Cyusa yahise agira amatsiko yo kumubaza ese uhu wizihi, ubundi uyu muntu ni muntu ki, uyu muntu bitebye, uno mwana w'umuhungu uko mubonye nka sheshuru meza amakuru yiwe. Mwibuka haruguru gatoya yuko Cyusa akundana na MK Original waruje kumusura, ariko na bimwe mu magambo bigeze batangaza byinshi cyane, aho baganiriyeho gatoya ubundi bakabahereza umwanya. Aho umuvandimwe witwa MK Original yabwiye Cyusa ati Cyusa reka nkubwire rwose urukundo ngukunda sinzi nimba nzabasha kurukontorora, nirutankorera ishyano rushobora kuzankorera irya kabara. Ati kuko mba nicaye nkumva umutima si utuje, natekereza umukunzi wanjye, niyo mpamvu mise mfata umwanzuro wo kuza ahangaha kugusuhuza, niyo mpamvu nciye ahangaha. Ati cyo koza ntago tuvuza menshi, ahubwo reka nkubwire ngo ukomeze kugira umunsi mwiza kandi umenye ko nkuhoza ku mutima bimwe mu bihe bidasanzwe turimo turacamo, nizere yuko tuzabivamo amahoro. Ayo ni amagambo amwe umuvandimwe witwa MK Original yatangarije umwana w'umukobwa witwa Cyusa. Dukomeje n'inkuru yacu kandi ku rundi ruhande hahise haza Kayi kwa mama Cyusa, aho Kayi yagize gutya yari yicaye muri saro iwe aravuga ati yewega nyumva hano maka uvaye hano tubanze tuganireho gatoya. Ati ndumva mfite igishinze cyo gusura umugore wanjye Cyusa, nubwo rwose mbona atankunda, atari ko umutima uri kumatiriza kujyayo. Umutima ukimuhatiriza kujyayo nigeze abitekerezaho cyane, yahise abwira babakozi be, umwe mu bakozi be witwa Mark aramubwira ati nyegereza kubona cyane natse imodoka njye kureba umugore wanjye uko amerewe. Bamuhereze konake, ubundi koko yatsa imodoka ashyiramo vitensi, ubundi arangije arahaguruka aragenda ku muvuduko udasanzwe, arangije yikubita iwabo wa Cyusa. Akigera iwabo wa Cyusa yagera musuhuza uko bisanzwe kuko yamusanze muri saro akicaranye n'iwabo n'ababyeyi bombi. Arangije aramubwira ati Cyusa rwose ndifuza yuko wanyumva, sinzi impamvu mubwira ko ngukunda ukagira ngo ahari nkubwiye yuko nkwanga, wowe ibyo nkubwiye byose uhita ubishyira muri opposite, iyo ari byiza bihita bihinduka bibi. Cyusa nagira ngo nkubwire ko ngukunda, ikimvanye mu rugo ni kimwe gusa, no kukubwira ko ngukunda akandi nkuhoza ku mutima, nkufite ku mutima, nzakorera nk'umwana wanjye cyangwa se nk'umugore wanjye, ubundi ukazaba umwe mu bantu b'agaciro muri njyewe. Ati kuko numva nagufite nta buzima naba mfite. Cyusa yamusubije ati banza unyumve neza mu bebe, saizi ngizi nagira ngo nkubwire yuko nagukunda kandi nazigera nkukunda n'umunsi n'umwe. Ati ubwo rero umeze nk'uri guhungira ubwayi mu kigunda. Aho uwo mugabo bari babibwiye Kayi yahise amanuka ahita agwa igihumure, yibaza buryo ki impamvu amubwiye ayo magambo. Bose barumirwa, agahinda karamwica, ariko nta kundi kuntu byari bugende usibye gusohoka agataha. Nyuma yuko agitaha ise haza Kamariza ndetse na Najib, ubundi baza kubiteka umureti, baraza barahamusanga. Barangije baramubwira ati rero Kayi reka nkubwire rwose wowe umeze nk'uri guta inyuma ya Huye, ntago wakabaye ukunda Cyusa kuko ati hari undi mwana w'umusore witwa MK Original bari gukundana muri no minsi. Ati ubwo rero guta umwanya wawe uza kumusura, ese ubundi ushobora kwibaza ngo urukundo ni iki? Ese urukundo bite byarwo? Urukundo kukibona umuntu kumva uramukunze, ese
kucya kwanga ugakomeza kumugendaho kandi abakobwa atari ikibuze hano mu gihugu cy'u Rwanda harimo abakobwa beza ndetse buriya niyo wanyaruka ubundi ukanyaruka ukajya mu bihugu by'abaturanyi umwana w'umukobwa wemerewe kumukundayo ukamuvanayo ukamuzana. Reka dusoze inkuru yacu tubashishikariza kuzakurikirana inkuru itaha izanyura ku muyoboro mugari wa TV Channel ku munsi w'ejo kandi mwibuke gukanda subscribe kuri no channel mufungura inzogera kugira ngo tuzajye tubasha kubana ibiganiro nk'ibi ngibi byo nakagaruka.